Bakunzi ba Judgment Truth Victory, ndabasuhuje mbahaye ikaze muri uno mwanya wasoma Bibiliya. Intangiriro igice cya mbere umurongo wa 18 haravuga ngo no kugira ngo bigenge amanywa n'ijoro bitandukanye urumuri n'umwijima, Imana ibona ari byiza. Aho ni muri Bibiliya ntagatifu. Muri Bibiliya yera haravuga ngo itangiriro igice cya umurongo wa 18, kandi bitegeke amanywa n'ijoro bitandukanye umucyo n'umwijima, Imana ibona ko ari byiza. Icyo ni igihe yari imaze kurema izuba, ukwezi ndetse n'inyenyeri, hanyuma ibaha inshingano bigomba gukora kugeza n'uyu munsi tukigenderaho. Then the Holy Bible King James Version, the book Genesis chapter 1 verse 18, and to rule over the day and over the night, and to divide the light from the darkness, and God said that it was